niba uri umugabo ndakwinginze kora ibi bintu byihutirwa kuko birihutirwa cyane. Burya 64% by'abagabo bose bapfa mbere y'abagore babo. Ndabasuhuje, inkuru yanjye maze imyaka 5 mfungura urubuga rwa YouTube bikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 35,000 by'abadukurikirana birenga. Uratekereza ko iki atari cyo gihe cyiza ngo nawe winjire mu badukurikirana buri munsi? Niba usanzwe utarimo kora subscribe twikomereze. Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turuta byagutse tukazana impinduka ku isi. Ikaze mu muryango wo ko subscribe uyu munsi. Niba 30% by'abagabo bapfa mbere y'abagore babo, ni ngombwa kuri buri mugabo ko yandika cyangwa se yakwandikira age uko yifuza ko bizagenda nyuma y'uko apfuye, rikaba rihari. Bitari ibyo, undi mugabo rimwe na rimwe wingirwa mugabo azaryoherwa ubutunzi bwawe nyuma y'uko apfuye, nyuma y'uko umaze kuva ku isi. Nk'umugabo wubatse urugo imyaka yose waba ufite, ni ikosa cyane rikomeye kutagira icyifuzo. Reka tubyumve gutya, by'umwihariko ku bagabo bafite abana, tubwizanye ukuri. Niba wenda hari aho wabibonye uraza kumbwira muri comment. Gusa ikizwi neza nuko bititaye ku kigero umugore wawe yagukundagaho n'upfa, ntabwo azategereza urupfu rwe adashatse undi mugabo. Ibyo banzureke ubwonko bwawe bubisesengure neza. Bireze cyane kandi biri hose ku isi. Ibi ni ibintu abagabo benshi batazi, ko itegeko ubusanzwe rirengera umugore cyane iyo umugabo we apfuye, igihe cyose atasize uko yifuza ko bizagenda. Turebye mu mibare, 64% by'abagabo bose bapfa mbere y'abagore babo. Ibi icyo biba bisobanuye, imitungo yose izajya ku mugore. Ku bagabo basezeranye ntabwo ibyo bintu ushobora kubicika na gato. Kuva mu 1999 nko muri Nigeria hatuye itegeko ryavugaga ko umugabo cyangwa se umutungo wose uko wakabaye ukwiye guhita uba uw'umugore ako kanya automatique, igihe cyose umugabo we apfuye bitunguranye. Ahantu henshi ku isi niko ibi bintu bimeze n'uyu munsi. Iyo uyu mugore ashatse undi mugabo, umugabo we mushya ahita ahinduka umuzungura we, cyane ko uyu mugore nawe aba ashobora kuzitaba Imana ntacyo yavuze ku mitungo ye ndetse naho izajya. Tekereza imitungo yawe yose uko yakabaye wakoreye ubuzima bwawe bwose ihibwa n'undi mugabo rimwe na rimwe aho kuba abana bawe. Kubera iki rero utarinda ibyo bintu? Kubera icyo utarinda ibyo bintu kare wandika icyifuzo mu mategeko? Ushobora kutizera abana bawe cyangwa se umugore. Twagiye tubona abana bica ababyeyi babo nyuma yo kumenya ko byose ari ibyabo mu buryo ababyeyi babo bari batunze. Andika icyifuzo ujye umunyamategeko wawe cyangwa se undi muntu wawe waba wizeye. Kwandika bene ubu bwoko bw'ubusabe ibyiza byabyo akenshi usanga biruta cyane kutabikora. Hari abagabo hano hanze, insoresore cyangwa se abasore, reka tububahe tuvuge gutyo, bafite igishoro cyonyine cyo gushaka abapfakazi bazunguye imitungo y'abagabo babo biturutse ku bagabo babo barangaye ntibandike icyifuzo cya nyuma y'uko byose birangira nyuma yo gupfa. Baraho bafite igishoro cyonyine cyo kuvutsa bene aba bagore ibyabo. Igishoro ni ukubana n'abo bagore, bo bakibwira ko babakunda cyangwa se ari urukundo, kumbe byose ari imibare. Ubutumwa twabukuye kuri Rino Omokli, Umunyanigeria wandika kandi ufatwa nk'umugabo utekereza cyane byimbitse muri ibi bihe. Igihe ni iki rero bagabo? Mukurikire Montagne Rwanda buri munsi. Montagne Rwanda ni igicumbi kuraho ubumenyi twese tukabana mu isi tujejutse. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije. Nizere ko wakoze subscribe.